turabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bose bakurikiye ihishurirwa TV1, dushimye Imana ku bwanyu kandi dushimye Imana kubana natwe ku bw'uyu muyoboro Imana iduhaye kugira ngo tuganire, dukomeze twungurane ibitekerezo cyane ku bw'umurimo w'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana iduhezagire, mukomeze guhezagirwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ikomeze kubahezagira mu byo mukora byose. Rero dusuhuje abantu bose mudukurikira, Abanyarwanda turabibona cyane 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 ko muturi inyuma n'imbere. Imana ibaha umugisha. Tujya tubona Abarundi muturi hafi cyane cyane cyane, Imana ibaha umugisha. Tujya tubona abantu bo muri Mozambique mutuba hafi cyane cyane cyane, Imana ibaha umugisha. Kandi abantu bo muri Brazil, abantu bo muri United States of America, abo bose tujya tubibona, muradukurikira cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi rero dufite ijambo rikomeye cyane Imana duhaye ry'ihumure, rikomeye ihumure. Imana yaduhishuriye mu ijambo ryayo, ijambo ritubwira ngo wikwiganyira, ngo uzarya iki, uzambara iki, uzabaho ute, wikwiganyira. Rero reka dusome iryo jambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 12, ku murongo wa 22 niho turahera tugeze 23. Haratubwira ngo abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubu bugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'uyu mubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigiriye ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese ntimuruta ibisiga cyane. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Abantu usanga muri iyi minsi cyane bari mu marira, amaganya, imihangayiko, kujya kure cyane, bibaza ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzabaho gute, umwana azajya ku ishuri ate, ese ejo nzarya iki, nzabigenza gute. Mbega imihangayiko yabaye imihangayiko, warahangayitse, wakutse umutima, wagiye kure y'Imana kubera ubuzima ubayemo. Hari ababa bakodesha, ababa bari mu bibazo bitandukanye, amakredi, biki byose. Ibyo byose bigatuma uhangayika, usubiza umutima inyuma, wibaza ngo nzabaho nte, ubuzima bwanjye bizagenda bite, ko buri mu kaga, ese ni ikihe cyerekezo, niye direction yanjye. Ukiganyira iby'imyambaro, ukiganyira ibijyanye no kurya. Nuko nyine ubuzima nyine bwakubanye danje, ubuzima bwakubereye ikibazo, ubuzima bwakubereye struggling. Ariko ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo ntimukiganyire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimukiganyire mwibaza ngo muzarya iki, muzambara iki, muzabaho gute, bizagenda bite, kuko Data wo mu ijuru arabizi byose, azi byose, azi ko ugomba kubaho, azi ko ugomba kuba muzima kandi ugakomeza imirimo yawe ya buri munsi. Azi neza yuko imibereho yawe yose, kuko Yesu arakuzi bihagije. Imana yakumenye kera cyane ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, kandi yarangije no kugutegurira icyo uzaba cyo mu gihe utazi. Igihe Imana yo yiyiziye ni nacyo izagutabariramo. Usanga abantu barahangayitse, usanga abantu bakutse umutima, ariko witinya, wikuka umutima, wihangayika, wibaza iby'ubu buzima, wibaza iby'ejo hazaza,
wibaza ngo none biragenda bite, ese Minerval ko yabuze bizagenda bite, ese ko byagenze gutya mbigenze nte, kuko data wo mu ijuru arabizi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo itegereze igikona. Ibikona ni ibisiga, ntibibiba, ntibihunika, ntibisarura, ntibihinga, ngo ariko data wo mu ijuru arabigaburira. Amina. Mbese niba data wo mu ijuru ashobora kuba yagaburira ibyo bikona bikabaho neza, igisiga kikabaho, inyamaswa zikabaho neza, kuki wowe wumva ko wowe Imana yahaye ubumenyi, ikaguha ubwenge, ikaguha ubushishozi, ikaguha ubunararibonye, ikaguha kuba uri muzima, kuki wumva ko watinya ukagira imihangayiko y'uko utazabaho? Uzabaho mu izina rya Yesu. Kandi ubuzima bwawe bugomba kubaho neza, ugomba kubaho neza, kandi ugomba kubaho mu mugambi w'Imana, ugomba gukora ibyo gukiranuka, ugomba kandi noneho Imana byanga bikunze igomba kuzasoza umugambi wayo kuri wowe. Icyo uzaba cyo muragendana, ntawe gishobora kujya, nta nawe gishobora kugucikira, kuko Imana yo yakumenye kera, yanakwejeje kera, yanapanze ibyo izagukoresha kera. Icyo uzaba cyo yarangije kugitegura. Wihangayika, witinya, wihungabana, wikubitwa n'inkubi y'umuyaga ngo wumve ko utitiye, wigira ikibazo kiremereye wumve ko Yesu yakuvuye iruhande. Yesu ntabwo yata abantu be. Imana itugirire neza, kandi ngo amahoro Yesu ajyaho abantu be ngo ntagira akagero. Imana itugirire neza, kandi ngo ntajya arondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, utayakwa ngo ntago ajya yakurwaho. Wiringire Imana, uyiringire rwose, kandi ntuzabura amahoro wiringiye Kristo, kuko ari umwami wawe n'umukiza wawe. Ntugire ubwoba, ntutinye, ntuhangayike, ntukuke umutima, kuko Yesu ari kumwe nawe kugira ngo akurengere kandi agushoboze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ibuye rizima abubatsi banze, ngo nyamara ngo ryabaye ibuye rikomeza imfuruka. Yesu ni ibuye rero, ni ibuye rizima, ni ibuye rizima. Abubatsi nubwo baryanga gute, ariko nyamara ni ibuye rikomeza imfuruka. Shalom shalom, turabakunda cyane cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi turabasabira kugira ngo Mwuka w'Imana akomeze kubazaho, imbaraga zikomeze kubazaho, Mwuka w'ubwenge n'imbaraga akomeze kubazaho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.